Nguhaye ikaze wuje bwa mbere kuri Iyungure TV, ngushimira nawe udahwema kubana natwe. Nabayeho ndi umushomeri igihe kirekire, nagerageje gusaba akazi ahantu hatandukanye ariko sinigeze ngira amahirwe yo kukabona. Umunsi umwe ndi gutekereza ku buzima bwanjye nibaza icyerekezo, naravuze nti ubu buzima ntacyo bumariye, ahari ubanza ndi umuhombyi. Irimo gutekereza gutyo nagiye kubona mbona telefone yanjye irasonnye, narayitabye, nagiye kumva numva ni uruganda rumwe nigeze gusabaho akazi barampamagara bambwira ko natoranyijwe mu bantu bagomba kuza gukora interview mu gitondo. Ndakubwiza ukuri ko nta mwenda nagiraga wo kwambara habe n'urukweto. Cyokora nari mfite ipantaro imwe n'ishati ariko nabyo byari bishaje. Naje kwibuka ko mfite inshuti yanjye yitwa Chris kandi mbona ibayeho neza. Naramuhamagaye mubaza niba ari mu rugo, yambwiye ko ahari, nahise njyayo. Naricaye yampaye karibu, ndamubwira ni Chris, bampamagaye mu gitondo ko mfite ikizamini cy'akazi ariko ndakubwiza ukuri nta mwenda mfite wo kwambara habe n'urukweto. Ariko wenda imyenda yo napfa kuyambara ariko ndakwinginze untize inkweto nzagenda nambaye. Chris yarandebye arambwira ati Charles, ndi umusore w'amahame kandi ndiyubaha. Ntabwo ndi wa muntu ugenda utizatiza ibikoresho bye umuntu wese abonye. Unyihanganire nta kintu nagufasha. Naramurebye ndavuga turakoze, narasohotse ndagenda. Ngenda mu muhanda nsubira mu rugo, naje guterera amaso hakurya, naje kubona umusaza wicaye ari kugurisha inkweto. Naramusanze ndamwegera ndamusuhuza aranyikiriza. Naramubwiye nti ese ko mfite ikibazo nakikubwira? Yarambwiye ati mbwira mwana muto. Naramubwiye nti ubu ndeba nta mafaranga mfite habe n'igiceri, ariko ejo bampamagaye bambwira ko mfite interview y'akazi. Ese wamfasha ukampa inkweto nabona akazi nkazakwishyura? Umusaza yaransubije ati mwana muto, ibi bintu nibyo nkora kugira ngo nkuremo ibidutunga n'umuryango wanjye kandi urabona ko ari bike bishoboka, nta kintu nagufasha. Narahindukiye ndagenda ntera intambwe ebyiri arampamagara. Naragarutse arambwira ati mwana wanjye, ngaho rebamo urukweto rugukwira ariko unsezeranye ko nubona akazi uzaza kunyishyura. Naramubwiye nti nzaza kwishyura mubyeyi mwiza. Hanyuma nararubonye arambwira ati reka ngusengere. Twarasenze, dusoje ndataha. Nagiye mu gitondo gukora ikizamini cy'akazi, naragitsinze, mpabwa n'akazi keza. Kampani yampaye imodoka, impa n'inzu nziza yo kubamo, ntangira akazi. Ukwezi kurangiye naje guhembwa, nahise nihuta cyane njya kwishyura wa musaza. Namugeze imbere mubwira ko muzaniye amafaranga, arambwira turakoze cyane ariko amafaranga yawe yareke. Naragufashije kuko wari unkeneye, ngaho genda nawe uzafasha abandi. Nahise ngenda, ubuzima bwarakomeje. Nakomeje akazi rero, amezi anarangiye mbyutse mu gitondo, nari naryamye nkererewe. Hanyuma narebye ku isaha mbona nakererewe, nahise natsa imodoka ndihuta cyane. Hanyuma ngeze hagati mu muhanda naje kubona umugabo n'umugore bafashe umwana mu ntoki barampagarika. Barambwira ati tumaze umwanya munini aha ngaha dutegereje imodoka ariko twayibuze, dufite amafaranga, turakwinginze dufashe utugereze umwana kwa muganga turakwishyura. Narababwiye nti nakererewe nta kintu nabafasha. Umugabo yarapfukamye arambwira ati ndakwinginze unsabe icyo ushaka, umwana wanjye arimo arapfa, utugereze umwana kwa muganga uramire ubuzima. Ndabasubiza nti nakererewe, bishobora no kumviramo kwirukanwa, nta kintu nabafasha. Nabasize aho ndagenda. Nageze mu kazi rero, naje gusanga umukozi dukorana yagiriye impanuka mu kazi. Boss yambwiye ko ari njye ugomba kumutwara kwa muganga. Namushyize mu modoka nihuta, namugejeje kwa muganga rero abaganga batangira kumwitaho. Ndi gutembera aho ngaho kwa muganga, naje kubona umugabo n'umugore barimo barira cyane, ndakomeza ngeze hepfo, naje kuhasanga wa musaza wangiriye neza nawe arimo arira cyane, ndamwegera ndamusuhuza ndamubaza nti habaye iki kurira cyane? Yarambwiye ati mwana wanjye, nabuze umwuzukuru wanjye, yararwaye cyane ariko bamugejeje hano bakererewe bityo bimuviramo gupfa.
arambwira ati uriya mubyeyi ubona hariya ni uriya mugabo ni imfura yanjye, uriya ni umugore we. Hanyuma narabitegereje ngiye kubona mbona ni ba bantu nanze gufasha. Nahise numva nkozwe n'ikimwaro, umutima wanjye wuzura isoni, numva mbuze iyo ndeba. Nibuka uburyo umusaza yamfashije, ndeba n'inyiturano muhaye, ndicara amarira atangira gushoka ku matama. Isomo ry'ubuzima: uko waba ubayeho kose jya wibuka kugira neza. Wibuke ko uko byagenda kose hari umuntu wagufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ugere aho ugeze uyu munsi. N'iyo utamwitura iyo neza yakugiriye, uzayigirire abandi. Wakoze cyane rero kubana nanjye, nawe niba wakunze